ese kusuza nk'umujura aho ntawe uvuye gucomora boro mwana. Buri muntu agira inyogoye. Ahubwo se mbwira ko numvishije ngo Ange ari ku isoko nibyo cyangwa ntago ari byo? Ngo ku isoko ninde wamujyanye yose? Ni ihene, ni saso, ni ibitoki, ni igitebo cy'ibijumba. Hagati aho ngaho ni kiye gicuruzwa no wakijyanye aho ku isoko. Ariko mwajya mureka kutubangamira. Iyo turi muri ibi bihe ntago tuba dushaka umuntu tuvangira. Urabyumva neza? Ngo muri ibi bihe nyine umva niyo wagira gute ntabwo twabashyingira umukobwa wacu ngo tumuhushyire mu muryango wanyu, ahubwo nkugiriye inama wagira vuga kutwo turenge aho ngaho kuko mera aramutse abyutse byonye ntago wamukira. Niyo mwagira muri abago mukomeza kutugendaho, ahubwo nkugiriye inama wowe bawigendera mera ataragusanga hano wanyu. Sha numvaga komisiyo y'umwe n'ubwiyongera bikemuye, ariko ndumva igifite akazi gakomeye. Igihugu cyacu cyafite urugendo rurerure, ariko mva nkubwiza ukuri uriya mukobwa ni muramuka mumushubije ku isoko uzahita wamagara ndagusigira nimero zanjye kuko Ange ndamukunda, urumva, kugira ngo atazavana bahombera mukura aha ngaha. Uvuze ngo cyakagaho kaseswe n'ibyo bwenge kameze nk'akabwa bita umutimbwe. None se Ange ubundi wanshuhuje koko? Isoko siba kuguye ko ndi mangazi cyangwa caguwa. Umva ndakwemye wambobo nunanekeza. Byanze yere mufuka wa kabenzi. Muri mu biki se basha? Hano haba isoko se simbimenye. Ibyo numvise ndarota cyangwa. Umva wagahungure kavutse kadashyitse. Genda ubwira so na nyuko babanze biga ikinyabupfura. Urumva? Niba mara kwiga ikinyabupfura bagende bakizwa n'ubugome. Wabyumvise neza? Nini gusa ugize ryangombe rya sogokuru wawe nkaho ubundi yo mera ataza tuba tugukubise gatapureda. Umva naho twashakana twege tubyana utwana twutuyongwe gusa. Ziba Ange wituka umwana umenye ko umwana ari umuziranenge. Zibaho nawe. Umva Ange na Tanda mwinjire mu nzu nkora gashya mujyane se. Umva agicucu n'undi munsi uzashyira wongera gashiga gushigura ugaruke hano. Mbwa gusa ariko uru rugo birwa barumenyera n'urugo rw'umupfakazi n'urugo urabona ngo karavuga ngo kazaza ngo kunkurira umukobwa ahangaha ngo umukobwa ngo twamushyize ku isoko. Ese urajya muri ibyo mwavugaga byose sinabyumvaga. Naje mpagarara hariya urumva nyamara guhagarara hariya karatangira karavuga ngo umukobwa wanyu ntago arajya ku isoko ngo nzaze ku isoko. Se ni ingurube bagiye gucuruza nakabwa bajyanye bashyiriye shebuja nagaki. Reka abantu basigaye basuzugura. Ese undi wowe umaze iki? Sikira mama nanjye rwose wenda reka mvuge gake pe kavuge gake. Ese undi Ange ari hehe? Simbizi nanjye meruka arimo aritegura yahise asubira mu nzu. Mva mama rwose nanjye nakubeshye karaga ngune nagaciye amazi bikuvuga ntago gagomba gukura umukobwa wacu hano, ariko ubona ibintu badukoreye uramuryango kuko twabaho umukobwa wacu. Ngeze ngo ugiye kubashyigikira. Oya ntago nabikora, ahubwo tugomba kubyiga neza tugashaka uburyo tumubuza uburyo n'inzira iza yerekeza kuri iki gipangu ahita yizinukwa burundu ku buryo atazongera gutekereza umukobwa wacu. Usone rero hari ibyo natekereza ako hari igihe gashobora kumutwara kakaba kana kazima. Ako nanjye nyine hari ukuntu bajyaga batwigisha ngo umuntu ngagira agahinduka ngo iki ngo ntabwo umuntu agomba kuzira ngo iby'imiryango y'iwabo yakoze n'iki ngo ariko hoya ntacyo nyina nzamutegera mu nteko y'abaturage ubundi ndebe burya nyitwaraho natangira akanyitwaraho neza nyihohoraho nzamenya icyo gukora. Nawe uzagenze buke pe hagiye nicara nanjye nkareba nkasanga ibintu tuba turi gukora atari byo. Uriya turamutse tubigenjeje buhoro ubundi k'abana bo ari abaziranenge ntabwo buriya byakundara. Njyewe mbona ashobora guhinduka. Base nta mushike uramurambiwe? Ntabwo ari ukumurambira. Uramurambiwe? Injizwa mu nzu vuba. Injizwa mu nzu ujyana undebera umwana. Hako ubu ni nk'umukobwa ugeze mu myaka 25 uza gutereta hano siko tutaroga wenda ngo barabura kuza gutereta ko nta n'inzoga nywa yewe nta n'indi mico mibi nigeze pe. Hako murima umuntu wese ujanga duhita tumwirukana so nzafuhira umwana wanjye kugeza ryari koko. Hasura uruhongo rwa rushyikije 32 rwo ko rutaramvira ahangaha ngo nibura rujye kugura n'ikibanza rwubaka. Menya abana banjye bagiye kumpombera pe. Reka nze senge. Ewa hano n'umushinga hari inkumi yigize karakaje ndayitereta uyu munsi
Ewana nabonye na nyina agifatikamo nawe nzamuterete ejo erega ndishoboye mwiriwe 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 ese ko numva bidakumva biracyahera kanjye kwirembo ndebe ko mbasangaye mbese iki se kimeze nk'ikibandi giteye gituruka hehe? Ntago ndibane mabuja naye navuma umukwe wawe. Kuva ryari se uva mu mukwe wanjye? Mabere. Uvuze mabere ya nyogose cyayasa. Oya nta nyogose cyangwa ya mushiki wawe. Ngo iki? Babona ari yanje cyangwa ya mabuja. Nakishima nyakoze orega. Taka satani mu izina rya Yesu. Kumukagira Imana. Iyo umuntu apanze kujya gusenga koko ahura n'ibigeragezo. Ni kwa muhungu utaye turuka hehe? Ne nuruka iburasira bwaryo mabuja. Gakabizu. Kajumba. Ariko ibi ni iki koko Mana y'u Rwanda? Anje tanda. Ngaba gutamukagize umudayimoni nteye koko. Dore asonga umunwa. Agiye kunjomba kwitama. Mabuja. Kanjo bivuga ataraza.